ubuzima ntamugisha nawe ari mu museke n'abantu kiruka asha kamete ibyo muntu ubuzima kare mu museke n'abantu kiruka basha kanugete yomure ubuzima abama ijoro banyanyagiza imbuto zabo abibira umubiri ashakira ubuzima ijoro umuntu wese ubibira umubiri we uwo azasarura. Haleluya. Ubutunzi bwawe iyo mw'ijuru niho hatagera igesi n'inyenzi. Umuntu wese ubibira umubiri we uwo azasarura. Ubiba ubwabo bwa Aroni namwe batambyi bo muri iki gihe Uwiteka abareza awusubiza imbere agabarira amaya Aroni namwe batambyi bo Uwiteka abareza abishimwe agabarira amaya
Yesu we urusengero azabarinda we umva amasezerano y'Imana agasanira imirimo azabarinda we turabura ibimenyetso agasanira imirimo hallelujah. Pastor utarasenga kanatwe dutanga ubona dusengera uko twoja gucika kuja pastor yagiye gusengera abantu batanze kanatwe dutange ubona kudukubira hamwe nifiti yacu uyu mugabo yemwe niba muntu wa mbere ushaka bugufi hano muri no muhana w'Imana ko murabona atwaye icyo namubonye ariko cyubahiro kimaze abantu mushi tuzo kujana mu mugi jina mujana tukutorera ishati apana bene ishati twaganda iyo shati pastor yakubwiye samuregera mugihe tegereje bagenda muzanire kandi gakonje reka naje ntange kubera ko pasiteri ishati tazoshikira ngo umugore gutyo jewe ko ndashize none ga ndijiye nyasaraye nicyo kibazo nyagize umugore wawe azayambara amakanzu pasiteri Bwana asifiwe. Kubera yuko mvuga ubutumwa bakariye yabwize turajyana n'abandi nkarize yasegenda hafi akagenda ko kwizera inkingi y'umutima mbese ndagwara cyane cyane ndi muri Kongo ndihebura abantu bageraho bansuzuma mu buryo abantu kujya twara tujyana tugasererana ababyeyi bakabaravuga ngo ndababwira ati bizera kwanjye ntabwo kurambwira kuko zaje mu bitaro kubera kuko bagomba kunsuzuma bakambwira ingendo twendaneshwa ndaza mu bitaro Imana iramfasha ndakira uyu munsi wa none naje kuba ndi muzima ahantu Imana imuteza ibyishimo sinari nzi kuko zosubira kwishima kubera n'Imana ngatamba nkishima ariko ndi kwishima mu rusengero kumva kuko nozamurwa batabyana igishiti Bwana asifiwe. Imana yaranambitse nazanye igitenge kimwe ku ngubu ibitenge nka 6 cyangwa 10 naje kuri icyo kintu Imana yankoreye twebwe ababyeyi dukunda kuba ibizame cyane kuba kwegera abana cyane aba babyeyi bakoze umurimo munini kuza kudutaramira aha ngaha nanjye nzabaheza umwenda ntajyane kubereka abo bashyizeho kuko bari mu gikorwa cy'Imana nshimiye cyane ndabashimiye kumpeza nacu umwanya n'amaneza uyu mubyeyi nyine abaye amakuru igakomeza buri mwanya wo gutanga ntabwo dukunda twese ni ugutanga twasabye gushima ariko twe turi benshi twasabye dutange twasabye gushima turi nka bangahe kuko tuba batangije turi mu mwanya wo gutanga nanjye rero ndatanga igitenge
Yesu nashimwe. Haleluya. Tugiye gutanga mikoro kubifuza wese. Haleluya. Kanzani. Komera amashyi menshi. Haleluya. Naje kuguha umurimo w'Imana. Tanze igitenge, tanze n'amakanzani. Amashyi menshi ku Mana. Nawundi pasiteri nshinze. Iyi pasiteri nawundi isigaye. ariko Yesu Sashimwe. Igihe nari ndimo ntekereza ku bacuranzi, nitegereze n'abaririmbyi mbona bose baje. Avuga ati ko byagenze gute? Avuga ngo buri wese agomba gutanga akajerekani k'amata akonje. Naho ufite umudamu uhereye ku muririmbyi wacu, umudamu kamwenze foto yanyu ndayikeneye uhereye kuri kuwa hano. Tambuka hano abaririmbyi twatumiye n'abacuranzi muhanze muzanyu. Nuriya yaje nyuma wacaye imana. Tambuka hano murebe, tambuka ndabaza abacuranzi. Uriya waza gucuranga yewe haza kaseti wa ko murabona ino timu y'abacuranzi n'abacuranzi bari hano muri Mbara kandi bazatumirwa bakaje no kuyindi migabane. Hari kuboneka umwe abandi ntibaboneke, ariko kuvuga ngo bahuriye hano kubw'iki gitaramo kuko kuza kwakira abashitsi ni ukuri simbivuye kuko bari bavuze iki, ariko nabatekereje gukene ndabona niki cyo banyuru niki. Amen. Kandi aho igitaramo kigeze ahangaha kigiye kuja mu mukungu. Umuntu ufite ikibazo cyo gusengerwa ubabaye niwe uzubandura agokere mu ntebe ndavuga ngo ni musengere vuba. Nashaka ijyana umwana hari icyumba nacyo twagikoresheje ku mafaranga agera miliyoni. Nushaka ugenda imahono ndarara sinza ndaha abakristo baryamye mu cyumba ndarara kurindira uburinzi ni kuri Karuvani nzagorekeza ejo ngeze mu rugo, ariko urinde bagusengera. Aba bakristo bafite ubuhamya bavuye iwabo baje gutanga ubuhamya. Rero abacuranzi ni ngombwa ngo buri wese agenda akoze kuri iyo sente aduhesha umugisha, nicyo kiba cyamuzanye. Naho gutanga ndabizi ko ari impano y'abanyarwanda, impano yanyu. Mugende mutundurure uko umudamu yabivuze. Agiye gukora vidaje, imodoka ntiziguma kumwera ku mavuta ashaje. Biba bisaba ngo ibanze ikuremo yayandi ashaje amavuta isubiriye hasi ijemo amavuta mashya. Nizose ija mu ikaburimbo uzuyumva igiye kumukandagira, naho za modoka zigira ngo ukayumvira mu rubiri ugiturutse Makenge amavuta abashaje. Wa mukristo witura gutanga ishati cyangwa gutanga ivanga cyangwa umwenda amavuta abashaje. Mureke igisimba kije gukora vidaje. Amen. Tuzamureze icyuma naho guherekeza abagenzi. Imana yaradutabaye igira ibibini ati mubizi habe nanje ayo ngurira abangaba ndetse ukanyafata mu kibini kamera yombi afite anose iyo nyagira sinobwira ngo amafaranga umurimo w'Imana wari iyo nyagira mama wasanze yanomeze ukundi faranga zanje nizo gukorera Imana, ariko kubera aba bana b'Imana ndafata mu kibini mu gitondo. Niba ushoboye kurangura ayo mata si wowe mucuruzi wa Nayoti. Akajerekani gahagaze amafaranga angana ate gakonje mu mutwaro mwipange ni bangahe? Kwada ayifata mu mutwaro inshuti yanjye ari kubyama. No abayumbe bo turazira niba tuzaganira tugeze mu cyumba. Muzaze dusubire mu giterane uko cyagenze mudukose muvuge mwerekezo tuzabimira. Ndashima Imana kuko nuriya mwana n'umwana wanje
kandi Imana igumugisha ko nawe werekeje abashitsi. Yari yasabye ko atamba n'abarumuna be n'abakuru be ibyo n'ibyabo, ariko aba bahungu muraberewe ko murababona gute. Abacuranzi batanu bakwitaba muri Barama, si buri kanisa bakwitaba. Haleluya! Rero nabonye n'abaririmbyi impano zanyu ndaziha agaciro, impano zanyu barangara imbere nawe. Amen. Uko abacuranzi bazaba abaririmbyi tuzo tutambuka umucuranzi aje umuririmbyi nimba ari batanu baririmbyi n'abacuranzi batandukanye. Yesu ni umwami yaranesha. Yongeye kwifata mu kibina kasohoke ndibyaza uzabyaza gatatuke. Niturangiza rero ibyo mwahaye abakozi b'Imana barabona nabo gusengera ibyifuzo. Tuzabaherekeza ntimugende gusa mwihuta mu gicuku, ariko n'uwagenda yihuta bamwe ndacaminze bazungurukane cyangwa ngo bagende badasanga abantu bafite ibibazo mu mago barambike n'ikanzu mubone gutaha. Hari abandi ndacyafite utubishwano tarakandagira ushobora niba yorangaza imbere akagenda n'abandi, ariko sinzambura bene bagenda mu gishanga kugira ngo basengere bakifitoza bazavidura ibikapu nkabo. None rero ibintu usengera batanze n'umara wicara nawe wahagarikiye wicara, noneho mwumvise iyo ntebe kondi igiti gisirimba ngiye kondi igiti gisirimba nshaka ko abacuranzi bose bagenda bakoze ku gitabo. Namwe abatanzi ufe kundebera abadiyakoni ntiyagira utora icyo atazanye, ba bantu bazabibagirwa ngo nazagira ngo n'icyanje. Uhumure neza igisirimba ntibazahumiriza, utahane icyo wazanye, icyo utazanye kirahara. Hano pasiteri arangishije muri biro azagishakisha nyiracyo gusa kimugeze. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Turabashimiye mwebwe mwese, Imana ibahereza umugisha. Natwe nk'abantu b'Imana cyangwa se nk'abavuga butumwa, iyi timu yose muri kubona hano twagize igitekerezo kandi tugomba kugisohoza vuba bidatinze. Hanyuma umwe aravuze ngo uzina kwa sebukwe abakweramo. Turagira ngo tuzakweremo neza, Kristo abone ko twakwereyemo. Imana ihimbaze. Tuzazana vandarateri kugira ngo aba bayumve n'abazajya bahimbaza ibintu byo gututubikana, ibintu byo kubira izuya. Imana ihimbaze cyane. Turashaka kuzatuzira igisirimba turi no mu mafu mu izina rya Yesu. Yesu abahereza umugisha. Amen. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Haleluya. Ubundi iyo umuntu yakoze Imana kumugirira neza ntabwo ari ubusabe, ni haki yako. Bwana sifiwe. Amen. Haragari mwana ntabwo turirimba maombi Yes. Uitwa kwa Samweli mwana wa Elkana, tulitokana
kuko tuzamucyushima nibatambuka abacuranzi waba umwe bacuranga tube nk'abareba bonyine muntu niba uko baza bakunda gucuranga ariko baza bacumva mu maguru nabo kugira ngo baze badukora ibyiza bumve uko biza bimeze ahubwo bakubitira awarugeze Thank you.